Yes, way. Wirekure data ko turaramya Imana. Mwaba mufatiraho tugeze dukomeze tubwire Imana ibyo dushaka. Imana cyubahe. Haleluya! Haleluya! Tugiye kuvuga ngo nyuzwe n'ubuntu bwayo n'ukuri. Niwe cyuzuzo cy'ubuzima, niwe uzabuzuza ubuzima bwawe. Ahari place vide nimba ariko baza bavuga mu Gifaransa. Ahari place vide aho ngaho. Aho Imana niwe izayuzuza. Niyo mpamvu yitwa Imana no kugira ngo yuzuze ibyakunaniye. Intege nkeya zawe, amafaranga yakunaniye kubona, ibya bintu byose. Siramo tugende se. Hibaske Imana we.
Muzamura ibiganza iwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mano ikubi. Turasubiramo. Ibyiza kubijye sibyo nifuzaho ngo nibyo umuremya yifuzaho nyuzwe n'ubuntu bwe niwe munyeganyeze ibiganza tumushime Yesu umwana w'Imana niwe mano ibyiza we ibyiza kubijye sibyo nifuzaho ngo nibyo umuremya yifuzaho n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mano. Turasubiramo. Ibyiza kubijye sibyo nifuzaho ngo nibyo umuremya yifuzaho niwe cyuzuzo amashimeshe kuri Yesu. Haleluya. Tunyuzwe n'ubuntu bwa Yesu. Muzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Okay. Haleluya. Haleluya. Turi kuramya Imana twese kandi numva ari ikirere cyiza cyo guhimbaza Imana uyu munsi. Komera Yesu amashyi aduhaye amateraniro meza. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje.
tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba we atukuzwe y'umwana w'intama zamura ibiganza gutya tuzaririmba y'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba yo muzamura ibiganza muzamura amabendera kunesha tuzazamu twese hamwe 1 2 3 tuzazamura ibendera
hindukira uhagaze nimuzira abasore ni beza ye ubuzima n'ubwa mbere imigisha y'abari ibyo yakoze ibyo bikomeye amahirwe kubwihumeka uzi yavese ahantu yavuye ejo bundi naragwaye nikubita hasi nagwa kundi nyine umuntu azanyerera ariko je sinzi nimba naranyereye neza nimba ari nabi ariko mana we noneho ikintu cyantangaje nukuntu nananiwe kongera guhaguruka ngo nsubire mu nzu ndakamba murebe mu myaka yaje mu myaka mfite ngo kindava hanze ese twatuita hanze iwacu twakaza twita gute mu rubaraza kuva mu rubaraza ukambakamba umuntu w'umugabo ariko noneho namaze kuhava nibuka neza kuko Ben we yabirangije na mugenzi we hano ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'inyambaro n'imigisha y'abari ibyo yakoze ibyo bikomeye uri umunyamahirwe kubw'ihumeka uri umunyamahirwe kubw'ihumeka tugiye gusimbuka kandi turasimbuka muri iyo verse nimba atari hejuru naho zungu ihute usebeni rero akuka ariko abakobwa Imana ibaho umugisha tugiye kuvuga ngo ubuzima nibwo bwa mbere twiterere tugifite amahirwe yewe uracyafite amahirwe yo gusirimbira Imana ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'inyambaro n'imigisha y'abariho ibyo
abanaziri turabakiriye, abanaziri baje mu bakomera amashyi bagize neza. Iyi ndirimbo ni celebration. Mufate ikintu, buri wese afate ikintu mu ntoki, cyane cyane Bibiliya. Numvishe umunsi tugomba gufata Bibiliya cyane. Abadafite Bibiliya bafata ikote, abadafite ikote bafata igitenge, abadafata igitenge bafata isharpe, udafite isharpe bafata agatambaro, udafite agatambaro bafata ikote, urupapuro. Ni muri Yesu Kristo, haleluya. Ni muri Yesu Kristo, umibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyumviyemo natwe, ntiyabaye ikitumaraho kiranirwa kwacu. urasabugura Bibiliya, ni muri Yesu Kristo, haleluya. Ni muri Yesu Kristo, umibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyumviyemo natwe, ntiyabaye ikitumaraho gukiranirwa kwacu. turasubiramo, ni muri Yesu Kristo. Haravuga ngo Luka 23:24. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu hazubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9:45
izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane nk'urusengero utabukamo kabiri. 46 tuvugiriza Yesu akaruru. 46 turavuga ngo Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera, nuko abatwara b'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Hashimwe hashimwe tumuzamure ibiganza tumuramye. Hashimwe zamura ikiganza cy'uburyo hejuru gusa, dutuje ikiganza cy'uburyo gusa. Ahimbazwe ariko barakoze Mana, turakuzamuye dumana kisona kandi akira icyubahiro Mana. Twumva abakristo bonyine. Hashimwe yego hashimwe kandi muzambura amajwi no gushima Imana cyane. Hashimwe Yesu watunze. Mana tugushize hejuru, tugushize hejuru Mana. Akira amashimwe yacu. Hashimwe Yesu watunze n'Imana. Ni ikimenyetso cyo kugushyira hejuru Mana. Tugukomeye amashyi n'impundu Yesu, urakoze. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Ndategereje Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Haleluya ndategereje Mwami ndategereje icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Haleluya ndategereje
Thank you.